Useka. Kugiye mwa. Mutari kugiye mutari. Kugiye. Justin. Karam. Ikigarura ibona utara. Shaba uriya ikigari naho barubatse nkururuza kuruzamuye. Ariko mwana uziko baragubatse barazamuye. Najyaga kubona ku mateleviziyo kera. Mana yanjye. Noneho reba nkaha. Ahubwo se ikiri baraduha akazira. Ikigali ko mbona bikaze. Ako ndabona ari abakire baraduha akazi. Tugerageze turebe mwana. Twavuye mu ntara bikaze mu gitondo. Nabiriya bavyita ibiki. Kwikanga. Bira ni biki? Just bira ni biki? Bimeze nka voka do. Ese mana yanjye. Aha tugeze nihe? Nanjye ntago mazi. Yem. Shafado. Kibujya. Hasi bungu bagira akazi. Hano se. Akazi mugira. Hano ari tubwe ko ari Kigali. Bari gukubura. None se komera. Gutanga akazi. Komera. Mutanga akazi. Akazi. Muri bande? Abanyine uri kubona. Muri bande nyine. Abangaba ntabazi. Ntabwo watumenye. Reka. Reba hano. Turi abana. Ni n'umuvandimwe. Turi gushaka akazi. Kazi kagenda gatase mwashobora. Oya ni akazi kose turagakora twebwe. Ahubwo se nta kuntu wabigenza nyine nkaba ngufashije. Ahubwo zana tumukubura, zana mbe nkukubura. Ntabwo mbazi. Oya ntabwo tuzi. Mbona mumeze. Twe turi gushaka akazi. Mbona mumeze nk'ibirase muri. Oya ntabwo turi birara. Twaturutse mu ntara ahantu kure. Twaturutse mu ntara. Twaturutse za Rusizi. Urumva akazi tuzi. Kubura turabizi, guteka turabizi. No kunya turabizi. Nyine urumva niba mufite tuwarete. Mwaje kunya hano se. Nese mufite tuwarete. Kunya za nakazi. Ariko akazi kose twagakora. Ubundi kunya no kujya na akazi kubera ko akantu kose kagusaba gutirimukaho ukavaho uri kabara akazi. Rero cyakoza akazi katugenza ubu ngubu sahize. Akazi nyine ko gukora mu bintu byo guteka nyine twiza amahoteleri dufite n'igipapuro kiranga abantu bize ibintu by'ibijumba, ibintu by'imyumbati, ibintu by'ibitoki. Tuzi kubitogosa. Simuteka n'amateke se. Nyine usana za nyira mu njogo nyine bira bintu bimeze nk'ibisusa. Subizi n'imishogoro. Bira tukimenya kubiteka. N'ibitoki batetse bidahasi. None se. Nzu barimo. Yewe. Plastic. Nani se batanga akazi. Randirodi. Ubuzi wanje ninde? Siwe mbaza. Bande. Mwaje. Komeza. Bitajyanye. Byiza. Mukuru. Mugenzwa n'icyo hano. Turi gushaka akazi. Nje nitwa Tsabiyaremye mvuye ku Kinamba. Tsabiyaremye? Wowe se? Nitwa Jean Paul. Ako ndavuga ku Kinamba cyo mu cyaro cyo bahinga amateke. Nko mu cyaro saba Kinamba? Bahingamo amateke? Nibwo mushina hase? Ngo mushaka akazi? Akazi ko kugira ute mubasha gukora iki? Akazi kose turagakora. Kameze gate? Akari ko kose. Ajyanye n'iki? Oya. No guhinga turabizi. Nyine ibintu by'akazi turabishoboraga. Urumva akazi dushaka harimo akazi ko kunya no guteka. Yawe. Kunya? Ano se hari toilette? Tuzi guteka amateke, amadegede, ibihaza. Na bya bikora. Bya bindi twayaduhinga muri kawa nabyo. None mu bintu duteka harimo n'igishwi n'inuzanye. Iki? Uretse gato inkoraho. Uzi ko mama atuje gukora ku bakobwa. Mama. Nako kamenyero burya mugira mukamuje gusaba akazi mufite akamenyero kameze gatyo. Amahuje tubabarire basi. Mufite nagasuzuguro kigara nta kinyamfura mufite. Basi tubabarire. Oya. Mwazakazi, mudakazi. Twaturutse za Rusizi mu gitondo. Kandi nta n'ukorara dufite. Winkoraho nakwiyamye nongeye kunkoraho. Byo wambujije. Gusa ubundi ubwo nagwa akazi guterwa unkoraho. Mwambwira ko mama yatubwiye tuzajya twifata. Ni gute? Gutya. Oya. Nta nubwo muzi ko mwifata. Nawa bari gutya. Nagoranye nziza. Ihangane.
nyine nakubwiye akazi gahari kindi zimeze zityo nakubwiye no gukoropa muri toilette turabikoraga noneho hakazaho no guteka biriya biryo by'abantu nyine babasha bya bintu bisa umweru arya n'ibi hari watermelon ngaho mbese barabiteka bya bintu by'ibihaza bisa umutuku ibyo ntabwo tujya tubirya bya bintu by'imiti by'amama yajyaga dutekera buriya n'iwacu bajya bateka ibishyimbo sha birimo n'inuza na watermelon akayigereka urabizi buriya watermelon igira isosi we mana we igira isosi ziko n'ubishe ngo niba bakora mu bya bintu biva mu mashashi babanye kuntu mama yiteka tukayinywa ukumva umeze neza iwawe ese nimba mama wanyu bibatekera kuki mutagumya ngo mujye mu bijya twebwe ntabyo tugira nyine ikibanza turi kugusaba kitugenza hano ni akazi nese uragafite nta kazi ko kubaha gahari abantu muzi guteka ibyo bintu tutanagira nawe wakaturangira sakazi none se uriya guteka bisaba kuba wakwigisha n'umuntu nta bindi bintu se twebwe ibintu duteka mu byo duteka nta na kimwe mwavuze rwose ubwo bivuze ko nta kazi kayo gahari hari akantu numvise ariko bita ngo niba ari nyeze nibutsa mwa oya ibyo bintu se burunyeze wakintu burunyeze murayiteka ibyo ntabwo inki burunyeze byose ni ibiki bya bintu twabonye mu mafilime ku isantere hano ni Kigali burunyeze cyo twayobye siko turi Musanze mabuja hano ni Kigali yego hano ni Kigali ese ko moto doa kazi kaye batazi Kigali abakazi Kigali abakazi ariko ibyo byose muvuga ntabyo tugira use bundi uretse guteka n'akazi ushobora ariko Justin yuko ko watiriye gakote utira ipantaro uravuga ngo utuje Kigali gushaka akazi bivuze ngo imyenda ese ko wambaye imyenda icitse muhu acitse do none si ijya kubidodesha none se ko uretse gato iyi myenda wambaye urumva amafaranga garabuze rero mu cyaro rero bayitera ibiraka umuntu akambara akumva arabereye kandi nayo nayitiye turuka mu cyaro cyahagana he hariya ku Kinamba mu cyaro piriya za hanuza za cyungo urahazi muzi guteka inkoko urayizi mwa hari inkoko ko najyaga numva bya bintu njya mbona biguruka mu kirere najyaga numva kera bavuga inkoko ameze nk'igishwe bivuze ngo n'inkoko ntabwo muyizi ubwo se muri gusaba akazi ko kugira uta sindaba mufite na simasi parido gato hano turya hano turya ifiriti inkoko umuceri inyama ibintu byiza none se uretse gatoya sheri ngwino ndebera ishyano ngushije hano hanze noneho ndebera ubu aba bantu reba nimba ari abasazi nimba barwaye bo mu mutwe ntabwo ndabona bite byane bite sha bite muragenzwa n'iki ko numva mwatereye urugo rwanjye mwana njye nshaka kunya ushaka kugira ute nta toilette mufite hano wese ushaka kunya kandi uzi gukora toilette ko sha muturutse ubu umva wowe nawe muturutse zabugarama shawe bagiye ko naje ndi ibitegeze mwana wamanjire bakamba ndangira toilette kumenya muri n'abarwayi ngo muri bazima umva mwayobye ntabwo umanda ujya indera uza hano abantu mva bari ndanyumvira ntabwo umuntu nabatera we ntabwo murimo abakozi oya genda wa muhungu we genda icisho kwa n'ikizura mwe mushobora kuba mwibasha ntabwo mwiba mbakubite mubibone we mute mukarago ubona ko nge ako sheri buretse gato ariko nanjye nize gatubama hano nge habwa umuntu atangutera rushyika nanjye nize gatubama basisha noneho muje kurwana umvaho ntabwo ari muri gym genda urwanire muri gym ntabwo ari muri gym bababarese nakubajije ngo muzi guteka inkoko ndabona ushobora kuvamo umwana muzima uyu nguyu afite n'ikinyabupfura ari kuriya ntacyo twebwe abantu muteka ibyo bintu ntabwo mvanye tuganire basi muce inkoni zabo tuganire tubeseriye basi niba nta n'akazi mufite cyangwa se mukaba mugafite n'ahandi muturange reka mbabwire bashonje simbabeshye sheri ndakeka nta kazi gahari ako sheri wa mushuti wawe yavugaga ko ashaka umukozi sinzi nimba yabemera ko umushuti we nyine siko ni abantu barya inkoko hafi ya buri munsi kandi aba ngo nazo bazi sheri ako sha numvaga wenda sinzi ariko mva
ndumva bitari kuzamo sinzi ko wabyumva ariko abahungu se oya nibagende nimugende nimugende nta kazi gahari nimugende nta kazi gahari shana nimugende mwihute shana none se nta no kuntu mwatugabura bazi nta kazi gahari nta kazi nta gahari n'ibiryo se ntabwo turateka reka reka mujye muza muri ese ubwo twavira iwacu ikimwe mugende nimugende ariko nimutuvire mu rugo nta rusaku dukeneye basi mundangire tuwarete njye Musohoke. hako mwaduteye cyangwa izindi mwadutabara mwadutesha ubona mwaduteye cyangwa twumye akazi yawe ntabwo se burashari buriya ora abahungu ahungu buriya ntabwo tuba tubakeneye kushashari nanjye baragiye numva ndababaye byari bikwiye ko tuba reka tubagerageze imirimo turebe uzayishobora wenyine oya karavuna kandi urabona Claudine agiye kujya ku ishuri ntabwo twabona ukuntu tugakora